I'm not the person I was yesterday. My future is not held by my mistakes. I'll keep moving forward with hope, because I'm still here, and I still believe. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Good morning, darling. There's something that'll give you Nonese mbona nta kintu na kimwe biteguye. Kayuki arimo arabikurikirana. Okay. Cyangwa se pe gusa ntuvuge ngo nkuramukirije ku bibazo utarafata na breakfast, ariko nyine ndumva ari bindemereye mu mutima kandi ngomba gusohora. Ibiki? Sweetheart, do you remember that yesterday I told you? Yes, I remember. So what happened? Ko nicaye muri iyi salo, nicaye ndategereza, ndahamagara fone yawe yari yavuyeho, ngeraho nsinzirira mu ntebe, ndakanguka ndeba televiziyo isigara indeba. Calm down. Kugeza saa 8 z'ijoro nibwo nagiye. Calm down. No babe, I'm calm. Kundenganya kandi ari waryamye kare. Saa 8 z'ijoro zari kare surari. Ku muntu nasabye ni umbabarire uze kuza hakiri kare. Sanga? Nyene kuganira nawe. Saa 8 z'ijoro. Saa 5 ndi muri nonzo. Jesus Christ. Surari. Saa 8 z'ijoro nibwo nahagurutse muri hariya muri salo. Njya mu buriri. Ngiyewe saa 5 z'ijoro nageze hano. Ahubwo nibajije icyatumye uryamagara. Babe, wari ufite isaha? Yego. Ni gute umbwira ngo waje saa 5 ngiye nkakubwira ninavuye hano muri salo saa 8? We. Kayo. Hagarara hano. Ufite isaha? Yego. Muri sangape? Ntabwo nari mugiye ngo ndebe muri sangahe. Umugabo wanjye ajya ku kazi sangahe? Ndacyari kubikoraho n'utwanyuma nkahita nzana. Nakubajije ufite isaha? Oya, gafunikanye kari kazimye ariko mu mutwe birimo ari kubikoraho. So mu mutwe wawe urimo urakubwira ko umugabo wanjye agomba kujya ku kazi atafashe breakfast. Uza amasaha nicaye ngaha nkurindiriye umubwira ngo ndaje. Hako Kayo, ubundi wabaye iki? Naniwe cyane niyo mpamvu ntabwo ariko ntacyo iminota itarenga 3. Warabonanijwe n'iki? Sinabushoye mirimijo hano yari ihari koko. Babe mwihorere kaje kubitonga. Hano hari abana turiza. Oya banzureke nkubaze. Babe, ntiwangishaga impaka ngo naryamye kare. Kayo. Boss wawe yatashye sangahe? Aza. Tashye sangahe? Yatashye saa 10 gutyo. Ikibazo. Ako wait a minute. Uvuze ngo sangahe? Ndumva ari nka saa 10 gutyo buri gucya uko nyene zese. Ako kigifite ubwenge butekereza. Ugira icyo kibazo? Ngiyewe nzi ko umugabo wanjye yinje hano saa 8. Bebe ngiye nigiyemo hano saa 5. Simabusha ko nimba bizugura kumbaza ikiko. Kihubwo ngubwo reka uzima buza izo saa 8. Urumva nari kuba nkanuye koko. Zuko nirondo ry'umugabo riba ryasinziriye. Ubundi wowe uturukaye. Waturutse wakinaza. Ntabwo bose nabimenya pe. Uvuze ko yaje saa 10. None uri muragira uti saa 8 ntabwo nabankanye. Saa 10 warukaye saa 8 utarukaye. Nyine kubenda ari saa 10 ariko ntabwo saa 8 nari kuba nkanuye. Ako ubundi Kayo ugeze amasaha uraye wicaye uraririye. Niwe muzamuraruraririye abantu baryamye.
Simabuja uburyo imirimo umuntu aba yakoze no kugira ku right w'agacuho nsinzira wowe urumva n'abantu bakoze kose rya kinyerondo rwose nabo baba basinzira ayo masaha ntabwo bari mu kazi rwose nasengeye ko kumabuja kose rwaba kundenganya pe ntumubwiye ko saa 10 z'ijoro wari ukanuye yasako ntabwo nari nganuye gusa wenda nakikaga ko ari wenda yaba yaje kubera ko mbona ko warakaye wenda yuko wenda yararaye Kayo gira tegura icyayi tujye ku kazi Vembere ko kimeze my love so urarenza iki ako bebe ubundi tukiraho hagati aho ngaho tuve no kuby'amasaha n'iki byose kuki wakweho telefone ijoro telefone yashizemo umuriro iPhone ntabwo bizi charge sinari nasize hano se wibonye kwa bank waguze ikabimara iki hari nubwo nanjye bani bagiye kunyigira kabisa uzi ko usigaye ntera ubwoba nagaruka ku kibazo cyo guterwa dore nkubatangiye kumamaga gusa icyo cy'ibintu zizatuma bigenza bite bebe usigaye unci inyuma Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Shase karame niba tuzajya kureba mami ryari ndumva nshaka ko tugenda tukamusura tumaze iminsi tutamubona pe cyane ibyo rwose twapanga nka ryari dupange next week dufite umwanya usoza utakoze twakagiyeyo this week ko mfite umwanya ariko imodoka urabizi ko iri mu igaraje so ubwo bivuze ngo Kayuki uyu se noneho yafashwe n'ibiki banza utajya narakara abona ndi mfite ibyishimo biraho Kayuki cucu ntago wumva wowe vayo hano dore imbariga ngo arazicyamika mbabarumbwe ngwino hano none se reka nkubaze urakora siporo ngo uzabe muremure ngo uzagire igituza uzagira amaboko nk'ubwo uba wiruhiriza iki n'izo mbariga zawe simabuja ntabwo nyine ariko urabona igihe natangiye siporo hano kuno ariko ariko ko muzaseka bana we ntacyahindutse bire ese mabuja ikijoro kizazanga hano igitibikana ntajya hangira ese kuki ubu njya kure ndaryana ujyana ariko nawe rwose urabona mba no gukora agasiporo kugira ngo ubuzima bumere neza nawe ukakangura wait a minute wari umennye umutwe n'intosho izi ntabwo ari za headphone nakuguriye zo kujya wigiraho indagwa headphone zanjye Kayuki bise ni ibikigo ibi ni ibintu wandatisha excuse you uba wishingikirije iki wambara ibintu naguriye muri umunange ngo ajye yigira nta kibazo ariko njye ndashaka nazimuha ngwereze headphone zawe oyambwira njye nazimuhereza nziguhe nawe ariko kamenya nako mbwira nziguhereze headphone zawe uzambayeho uzikoresha excuse you usi n'umwana yakubwiye azicaye no kuba mutije gusa so nukuvuga ngo usigaye utizanya na Kayuki oya nuko yazibonye akamwe barazikunze amutije gusa ariko ntago ari uzicara zimba njye natakaje amafaranga yanjye nzi kugura ngo umvuza hinduru ngo ntubone uko wiga neza ngo ntugira gute none utangiye kuzitiza uyu musazi ngo ni Kayuki uyu nguyu kinambwire nzimuhari uyu nguyu uribaza yuko ari buzirana ari nzima njye nagura n'izanjye zakoze za turuwasa ntabwo nazibura turuwasa ya make kugira ngo njye mujye mumbwira ngo njye naziguha niba uri kuneza mabuja ngo nafashe headphone zawe ese ko numva umukanga zimuhe nyine size se mukanze gute mbwira nziguhereze size se kuki utazimwa
Mana wamfashije ukanyiriza umwana. Wamfashije ukanyiriza umwana kuri sitari wenyine nziza. Ubundi tukiri aho iyo telefone wayikuye? Telefone ariko urayibona ko Kayo amafaranga mperuka kuguhemba ko wambwiye ko wayohereje mama wawe arwaye. Ukambwira ko nta n'igiceri cy'atanu wasigaranye. Kayo usigaye ungavura ku buryo ugira amafaranga yo kugura telefone. Wayabaze ndi bugura ibintu amafaranga wayabaze. Telefone wayikuye he sasa? Telefone se Mana se kigira neza. Yizana hano. Yizana hano yawe ngindi telefone yanjye. Kayo telefone yanjye. Ujye utaransobanura aho iyo telefone yavuye. Ntazongera kubona. Yani none se ko nayibonye nyine mu bintu by'ubwenge. Ugiye kongesha impaka. Telefone ugiye guhangana nanjye. Yizana hano. Kayo nutume maguruka kuko ndahita nkuniga. Kandi uranzi. Okay. Telefone nyimuhereza. Telefone ivuga nyimuhereza. Mabusha wone muri umuna wawe nawe nabivuga ndimo nyiguhereza. Urasaba uburenganzira se. Telefone yanyu mbaye telefone yanyu n'umuntu. Si ayimuhereza. Umuhungu afite ikibazo cye. Wamwihoreza. Mwihorere. Iyi telefone yayikuye. Ko ari telefone ihenze. Ngiye bivuge nyimuhereza. Mwihorere. Ngiye ntabwo mba mbinginga. Ntabwo nkwinginga urumva. Telefone nayitanga. Ninjye ubwira ngo ntabwo nyinginga. Oya mawujangi nabo maburabizi ndakuba urumva ariko ngiye washaka ko nanga telefone nako ushaka ko nyiguhereza akabivuga nayiguha muri no minsi no gusiga utanga uburenganzira bw'icyo Kayo cyakora. Turaza kubisubiramo. Utaransobanura ahantu hakwiye iyo telefone. Kayize zanize kuteri hano. Ngigira muri siporo. Ngigira muri siporo. Kayo iki? Izo ekuteri ndongera kuzigusangana. Ndaguha bene wanyu. Ndebera imbariga. Dori bariga. Shauri umunyarusizi ko. Rutwero. Sisi. Sigaye nkugurira ibintu byo gukoresha wiga ukaniha Kayuki bivuze ngo nta no gukira musigaye mumenyerana ku bigeze ku ruhe rwe. Nakubwiye no kuvuga yarazibonye arazikunda aranira avuga ati buriya koko mbona ari mukuru ntabwo yazica ndamutiza bisanzwe. Sisi nindamuka amenye ko uteretana na Kayuki nzagushyingura uri muzima. Uba muzima. Sikanazi iki? Kuza wikarakasa imbere ya mukuru wanjye wigira kuriya. Ndi kwikarakasa. Tikarakasa. Ariko buriya Maya surebe ibintu wa wigira ngumva ndi kwikarakasa imbere ya mabuja wanjye. Kwanza ngiwe ufata ibitelefone byawe ufate n'ibikotere byawe ngiye n'ubundi bintu birangira urumva. Ubundi kubika ibanga ukayibika n'umuntu uri biki atabasha kukubaha ngo yumve ko ubitse ikintu gikomeye urumva
wanabifata ngiye nkanabishyira hanze n'ubundi. Ndagusirimuye nkuguriye headphone nguhaye nkuguriye telefone wari kuzabigura ariko nawe ntabwo waza ngo ibintu se ngiye ngubikiye mbivuze kucyumva ko ngiye nta bintu bipima nka toni mbitse kuki mba mvunika nkemera nkavuga ati ni umuvandimwe reka mufashe ngiye mufata nk'umuvandimwe avuga ati reka ngufashe n'ubufasha reka gushaka nabikuhereza ntabwo nagumya kuvunika unkangisha buno telefone wamaye ngomba kwitwara uko nshaka ngiye. Wari kuzayigura se? Ari kuzayigura iyi phone ntabwo hace imyaka 30 narayibona we urumva. Ni imyaka 30 nyine. Imyaka 30 wayibonye hashize igihe kingana iki? Reka nkubwira. Uko nshaka guta nkwirukanisha ubu ngubu. Wirukanisha nde? Wowe unyirukanisha. Okay, maya reka nkubwira okay ndabyemera. Mukuru wawe wambwira bakanyirukana ndabyemera. Okay nta kibazo. Ngiye ikintu nshaka akanya kugira ngo uhereze headphone zawe urumva? Uhereze na telefone urumva? Ubifate ngiye ngenda kiri ibintu byose hanze ngiye ngenda bivuga urumva? Si wanyirukanisha se? Si kwa mukuru wawe. Ngiye sindi puberi nda ari kintu mvuze hano muri urugo. Fata telefone yawe, fata. Kayuki bakubwira. Reka tubane mu mahoro. Tubane mu mahoro nk'abantu b'inshuti. Tubane mu mahoro. Si wanyirukanisha se? Okay, dukora iki? Si kwa mukuru wawe. Dukora iki? Ugomba kundika ugiye ukajya wumva nimba ngiyewe inje ngasobanurira amabujwe ibintu bimeze ureke kuzunkanga urumva kwanza ngiye reka nkubwire Maya urumva cyo ugomba kujya unanyubaha nk'umuntu kubikiye ibintu byawe Imana urumva ukareka kujya unkanga Mana urumva rero reka nkubwire ikintu kingiye cyako kunamfasha urumva cyangwa nimba utanabishaka ngiye ngoreze telefone yawe ibintu binarangiye kimbwire kubimbwira unkanga urumva no kunera ubwoba umutima wanjye uri no kwikanga bimbwire neza nkubwire gute se nkubwire gute tuza ugabanye inuza ngiye tuza mbwira ngo nyikubwire utuje nkubwire gute nyine utuje utari kunera ubwoba. Okay ngambwira okay wirushye nyine ndashaka urumva ujye unyubaha kiwe hangaha nanjye ndakomeye ubu ngubu kakanya urumva yewe hari urumva hari mu gikoni mfitemo ibyombo byinshi maje imishitsi 2 na roza ako se wikikomeshwa mu mashyi cyangwa ngiye umbwire mbyihora byose bishinga yose utayishingukamo je mbivemo ibyombo tugiye kugenda tubyoze byose tubirangize umfashe kubyoza nahara mu gikoni twakorope umfashije ibintu cyo kugenda kwicazwa ngo umwana wo kwa mabuye umfashe byose tubirangize nimba utabishaka ubireke unafata n'ibi telefone byawe nakutira byawe ngiyewe noze ibyombo Maya nimba utabishaka umbwire ngo uhereze ibikoteri byawe n'ibi bifone urumva bimbwira mbiguhereze maze ngende ibyo kwegereza ibyombo byanjye ngenyine maze mbibwire mabuje nimba utakoze ibyombo byangaha uzoza iby'iwanyu kuko ndabizi ibintu babushaka ihanganira bira ntabwo biri urumva uzabyuza ibyanya ahita kwirukisha umva nigereke bifate kandi ngiye nikiri mu byombo byanjye n'ubundi mu bintu nzima bushaka ngana bira ntabwo biri oya bifate nimba utashaka ngiye kwegera ibyombo byanjye tugenda tubyoze kumbikira ibanga ariko tubeho abantu b'inshuti Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Cyakora byantunguye ko nakubonye rero n'igikapu. Ndabona kujya guseda. Akazi se nta kazi. Mbafite amastress nyine y'akazi naniwe nkumva ikintu cyonyine cyandurura nkumva mbashe kuruka mu mutwe ari ukuza nkakureba dore ko ari n'inzira nyine biri tukira bose kuki ukunda kuza kundeba nijoro indi minsi biba bigoye cyane nkora akazi kagoye so umwanya wanjye ubugoye niyo mpamvu ntabwo ari uko ari ukugenda igicu amasaha nkora akazi kanjye kaba kagoye cyane nta yindi mpamvu yishimye. Okay no kuvuga ngo no muri weekend urakora? Yeah, most of the times ni gake nakora.
biragoye. Anyways, ndabona wambaye wambaye neza uyu munsi. I like dresses. Iyi ngutiya nzikari gutira kure. Oh yes, sibyo by'abari se nibyo byiza, nibyo by'abari b'i Rwanda. Urakoze cyane. Anyways, hari n'akandi kantu ariko nigeze nkubwira. Muteze yombi. You take it as a compliment. Hey? I like your dimples. Wayiguza ukayitwarira ukagira buri munsi. Wayiguka ukayitwarira ukagira uko bishaka. If possible, bibaye bishoboka. Nabyemera rwose. But ntabwo bishoboka. Birashoboka? Yeah, so umeze ute? Wamurusha uti wawe nanone nawe ntabwo ari. Hari ibintu yazindukiyemo. Aya masaha ndumva hakiri kare kuba yakaba yageze ahangaha. Ako wenda nka nyuma y'isaha cyangwa abiri gutyo araba ari hano. Yeah. Ndakeka ndaba nagiye babwije cyane. Kumva sina weekend ukora nyine mwari kuzabona wenda muri weekend ariko wenda ari gihe bizashoboka. Kuza amajoro birakubangamira? Oya ntabwo ari ukumva ngabi byose nuko nari mubajije. Okay, so none se tambwe ya gahunda. Ntabwo ambwiye ya gahunda yacu yo gusohoka. Cyangwa ntabwo ushaka? Ahubwo kubera utuntu umuntu twinshi abatekereza ni nabyibagiwe, so sorry. Okay. So, ubwo? Ahubwo se ko umuntu umva nyine utaboneka muri weekend urimo tuzabona gute wowe kugenda hari? I will find the time. So I think I can go, right? Uyu munsi noneho ngeze kure atari nka wangije, sibyo? Ahubwo hansi ko ngiye kubyihorera none. Kubyihorera? Iyi kugira ngo nsigaye mfasha umwana turakundana, ntabwo cyagerega twe tutarakundana, but we are now a couple. Oh, you are not proud of me. Ntabwo uri proud? No, of course I'm proud. Ukuri kumpisha nk'andi mu byago. Jesus Christ. Cyangwa ndura umugi. Nakwigisha ndetse. Ntabwo ushaka kugendana nawe? Okay, ntaciye cyo kura hari igihe njye numva ibintu narereka mugenzi wanjye numva bisa nkaho byihishe bibangamiye ukuntu. So ko naramukwereka ahubwo nuko mutarahuza ngo muhure mwembi. Gusa nyine ntabwo byakuraho ko nakurenze nyambo gatoya. So do you love me? Of course. Okay. I trust you, so I'm going to get you, right? Okay. What are you doing? So, what's going on? Ndawe mugende mukomeze mugende. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A safe it's a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Muri dushe hari ibinyoro urwaye ngo nibyo ubukoko. Aya masaha yose umaze muri dushe. Ese bebe. Okay, nizere ko nta telefone wajyanye. Nise wari ugikora iki muri dushe? Tuvugishije ukuri. Aya masaha yose umazeyo. Uziko nicaye nkarambirwa nkatangira no kwibaza se umugabo wanjye asinzire muri dushe byagenze gute? Kugira nzi gusinziriye kandi nagiye koga nta n'igihe ninze. Baby, what the fuck is going on? Kubera iki? Uri kumbaza gute? Uri gusigaye behavinga urimo since ura behavinga biri weird. Nowadays ningewe ukwishinzaho ninge ukwisabira ninge. Come on man, I'm a married woman. And you are my husband.
Why are you starving me? Rero ntabwo numva impamvu yo kuvuga gutya. Impamvu mvuga gutya ni uko ujya muri dushe ukaburirayo ukamarayo imyaka nk'igihumbi warangiza ukazombaza ngo waruzi ko nasinze mu magambo make watinzeyo kugira ngo uze gusanga nasi. Ese ubundi waciye hebera di N'ahantu naciye kandi ntekereza ko inshingano zo mu buriri ni ukuryama, sibyo se? oya ahubwo Nimba wagiye mu buriri ugiye kuryama wagombaga kuryama. kuki niryama ntarabona n'umugabo wanjye? Kubonana? Of course. Kereka niba ufite ahantu usigaye unyura bakagukemura ibibazo byawe ukabungeraho nta kibazo ugifite. Ntabwo ari ngombwa gutekereza. Kuko these days I don't understand you. Babe, ntabwo ari ngombwa gutekereza ibyo bintu. Sawa? Kuki ntabitekereza? Kandi utuma mbitekereza ari wowe ukora ibintu utuma mbitekereza. Sibyo? Impamvu utekereza ibyo ni iyi. Kuba tutaryama amasaha gusa ijoro rimwe bigiye kuba ikibazo nabyo. Babe, ibintu niwe wabimenyereje. None urimo uranstavinga uranyima kubera iki se? Ngenda umugore ufite umugabo ntabwo ngomba kumarana n'umunsi cyangwa amasaha ngahe ntabonye ibintu. It's okay. Ngaho ryama natashye. Niryame? Ahubwo kama. Aho cyabebe. Akuwe buri gihe. Buri uko mbonye buri uko tubonanye tugombe tujye mu buriri. Sirare come to mommy. Oya. Oya be. What? Si turje gukora ibiki? Turajya gukora iki inshingano z'umugabo akora n'umugore mu buriri. Ijoro ryatambutse byagenze bite? Incure enye mu ijoro. Utangiye kumbarira. Incure enye mu ijoro. Utuntu ture twonyine nitwo urimo wita ngo ni ibintu byakare. Ubundi byakagombye kuba nka 40. Come on. Mwana titira cyane n'ukuri. Ese naya mitoguzi ntacyo byakurya muri iyi. Ntacyo byo. Wagira ngo ahubwo nta n'ikintu na kimwe yigeze afata. Umuriro gukomeza wiyongera. Wazana agasumi tukamukoza uko n'undi afite mwinshi. Urabizi reka mureke wenda abona agatotsi. Byibuze abana aryamyeho. Wenda byamugabanyiriza. Mani mfashe umwana wanjye akiri. Kuko nta kindi kintu mfite nabasha gukora. Kandi si uko ari icyo ntakoze. Ariko nta bushobozi mfite. Umwana wanjye ndi kumubura. Umwana wanjye niwe nsigaranye. Umwana wanjye niwe ejo hazaza hanjye. Niwe makiriro yanjye. Niwe buzima bwanjye. Niwe byiringiro byanjye. Nicyo kintu byibuza mu buzima ndeba nkabona ko mfite icyo mvunikira. Nkabona ko mfite ikintu mbereye. Nyise ko mbona Imana ishaka kumunyaga. Humura nyine. Ntabwo bigiye kuba rwose. Gusa nawe gerageza unyumve. Gabo ujya kwizera kwawe aho gushaka icyo gukora. Imana izabibona ko ufite intumbero yo gukorera umwana wawe. Nk'uko uvuga ngo nicyo ufite ngo mpereho. Sibyo? Tuzicara gutya nyine umwana avurwe gutya nk'uko nawe uri kubyumva. Uriya ntabwo ari gufashwa n'imiti yo muri farumasi. Mara uragira ngo nkore iki? Uragira ngo nkore iki ntakoze? Ese umwana ndamujyana kwa muganga adafite mituweli? Sibyo? Mare urabizi nkora ibiraka
ayo mbonye nagira ngo ngiye kugura mituweli bikanga akabaza afite ibindi bibazo agiye gukemura umwana wanjye ansaba inkweto nubwo ansaba ibintu biremereye ibyo nabyo bikananira nari bikiza umwana wanjye arwaye abura mituweli umwana agiye kumpfira mu ntoki umwana wanjye agiye kumpfira mu ntoki oya wivuga gutyo mbabarira sibyo ntago agenda niyo mpamvu turi hano twembi sibyo ahubwo niba nibuka neza ntabwo tubayeho nubwo tubayeho nabi ntabwo tubanye n'abantu nabi hano muri karitsiye sibyo ni cyiza ko tubonye nk'umuturanyi tukamusaba ubufasha runaka like nk'iyo kwa muganga urwaye njye nkaba mfite ubushobozi mfite mituweli nagushyira mu mwanya w'umwana wanjye ukivuza akaba yatubwira nk'umutonyi umwe muri aba ngaba kandi ntekereza ko atabyanga ubundi umwana bakamuvura muri ubwo buryo ndumva nta yindi shuri ihari si ibyo bintu birashoboka yego rwose ku buryo umwana wanjye nshobora gukoresha ubundi buryo akajya kwa muganga nkamuvuza birashoboka yego tugende kwa Lise tumubaze nibyanga tujye kwa makadobiri ntibuze ko bishoboka ariko se nyumva ntabwo ari ikintu uhita ukubita umuntu ukakwa nta kumuganiza nta no kumusoma just uhita ugenda gutyo gusa nose birasaba iki sinakubona ko umwana wanjye agiye yego reka tubitware gake rero ndabibona biragoye ariko ni ukubitwaza ntabwo umuntu wese wahita umuhe nk'uko ubwa cya kigabo ngo ukigufashe ngo gutya na gutya kikabyanga ahubwo kikakubwira ibindi bitandukanye nabyo sibyo nk'uko nubwo umuturanyi tugiye kumubwira mu buryo butuje kandi bwumvikana tugenda nk'abagiye kumusura bisanzwe ahubwo twe dusoze tuganisha ku mwana nta kindi kandi mbabarira genda wimanganyije nta by'amarira twiceceke twitonde abone ko nta stress dufite Imana izakora ibyayo kandi mu gihe gikwiye right The person I was yesterday. My future is not held by my mistakes. I'll keep moving forward with hope, because I'm still here and I still believe. I'm not the person I was yesterday. My future is not held by my mistakes. I'll keep moving forward with hope, because I'm still here and I still believe.